Bamwita Rocky Kirabiranya cyangwa urw'igikundiro w'Abanyarwanda cyangwa umwite inyangamugayo ryahamye. Aka kanya rero tuvugana ari mu marira kubera cano yiwe bamaze kuyisiba. Ni amakuru akomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, ubona ko ari ibintu bibabaje cyane. Rocky Kirabiranya yaramaze kugira abantu bamukurikirana basaga miliyoni hafi na 400. Akaba ari amakuru ababaje akomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bati yazize kwivanga mu ntambara ya M23 na Congo, abandi bati nibamukoreye nk'ibyo yakoreye papa cyangwa amusibira indirimbo kugira ngo nawe yumve uko bimeze. Mwibutsa ko iyo YouTube channel igwaye ritangazo turaza kurebera hamwe channel yawe nta kintu wakora ngo igaruke. Hari ukuntu bijya bigenda channel bakayikwiba cyangwa bikaba ngombwa kurekara amabasi bye channel yawe, ariko iri tangazo ribamaze kumuha bikaba bisobanura ko iyi channel ye itazigera igaruka. Turaza kurebera hamwe nk'aba content creator cyangwa aba YouTubers muri rusange kugira ngo mubashe kumenya ese ni iki kintu wakora cyangwa bimwe mu bintu wakirinda kugira ngo channel yawe batazayisiba. Ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro nti wa muhungu bahugura mwahugiranye mwite Krista intumwa Kristo. Reka mbanze ngusubize ukunda kutwumva uri Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Abantu badukurikirana bari mu mujyi wa Kigali mumeze gute? Reka nizere ko mumeze neza, nangira mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2026. Aracyari kubura icyumweru kimwe kugira ngo twinjire mu mwaka wa 2026. Bifurije umwaka mwiza kabisa kugira ngo uzababere uw'amata n'ubuki. Niba uri mu content creator, iyi video ni ugucika kugira ngo tubanze turebere hamwe zimwe mu mpamvu baba basibye channel ya Rocky kugira ngo nawe bitazakubaho. Reka nze tugaruke mu kanya turebera hamwe zimwe mu mpamvu basibye channel. Niba uri mu content creator, niba uri ushaka gukora kuri YouTube nawe kugira ngo ibi bintu uzabyirinde bitazigera bikubaho. Nkuko mubimenyereye murabizi kugira ngo bagusibire YouTube channel cyangwa channel yawe bayisibe burundu bisaba ko baba baraguhaye warning ukajya uyirenga. Wese Rocky byagenze gute ko nta warning bamuhaye? Murabizi iyo baguhaye warning bisaba ko bagukubita n'iminsi 90 utaploading. Iyo abari strike ya mbere murabizi cyane, iyo strike zimaze kuba 3 bahita basiba channel yawe. Ndaza kwibanda kwa content creator bashya cyangwa bamwe mu bantu batamenyera ibintu bya YouTube channel kugira ngo mbasobanurire mbabwire ukuntu bigenda hano kuri YouTube channel. Nawe niba wifuza kuzaza gukora hano kuri YouTube channel cyangwa ushaka kuzashakira amafaranga kugira ngo utazagotwa cyangwa ukaza kwica ibimwe mu bintu YouTube channel igenderaho nk'amahame cyangwa amategeko ya YouTube. Murabizi cyane hari igihe umuntu ajya akoresha nk'igihangano cy'undi bagahita bamukubita icyo bise copyright. Iyo copyright zibaye 3 bagukubita strike imwe. Anga tuze kugendana neza. Noneho yo strike zibaye 3 channel yose bahita bayisiba. Iyo baguhaye strike ya mbere murabizi ko baguha amezi 3, ubwo ni iminsi 90 utaploadinga. Anga abantu baba content creator cyangwa bamwe mu bantu bakoresha YouTube channel murabizi cyane, ntabwo nirirwa mbitindaho. Iyo rero iyo strike ya mbere ivuyeho nibwo wongera kwemererwa kwa uploadinga. Murabizi ko Rocky ibi bintu nabyo bigeze bamukorera, iyo na strike bigeze bamuha, bishatse kuvuga ko channel ye bayisibye nta warning bamuhaye. Anga ndaza kwibanda ku ba content creator bagenzi banjye kugira ngo twigengesere mu gukora ibintu bya YouTube channel. Ngira ngo mwitangazo mwabibonye itangazo bahaye Rocky kuri email ye bavuga ko atagendeye ku mategeko ya YouTube. Ese naye mategeko yishe nibyo bintu tugiye kuganira hano 5 kuri 5 kuri Kora TV show. Amwe mu mategeko ya YouTube channel rero agaragaza ko iyo ukora ibintu birimo imbunda, ibintu by'amaraso, ukunda kuvuga ku bintu by'intambara, ibyo ngibyo YouTube itabyemera kubera hagomba kuba YouTube ni urubuga n'abana bisanga. Murabizi cyane ko urubuga rwa YouTube n'abana baza bakarureba, bashobora kuza bari kurebaho cartoon n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ariko YouTube channel ya Rocky ikaba ari ibyo bintu yazize. Murabizi bimwe mu bintu yari amaze igihe akora ni ku ntambara ya M23 na Congo, ni byinshi cyane mwe mu mavideo. Ushobora kwibaza ati se Rocky kubera ko yakoreshaga amafoto atakunda gukoreshaga video, we byamugendekeye gute kugira ngo bahite bafata umwanzuro wo gusiba channel ye bwite? Ni munyemerere tuze kurebera hamwe mu mategeko ya YouTube channel kugira ngo mubashe gusobanukirwa
Murabizi cyane ko iyo bagusibiye channel uba utemerewe kongera gufungura channel muri aya mazina. Ubu Rocky Kimomo ntabwo yakongera gufungura channel ngo ayite Rocky Entertainment, ntabwo byakunda, ubwo bizamusaba gushaka andi mazina. Sinzi niba zarikarama bigakunda, ariko iyo bagwaye rira tangazo 99% channel yawe ibitazigera igaruka. Ahangaha munyemerere tuze kurebera hamwe bimwe mu bintu bishobora gutuma YouTube channel isiba content cyangwa isiba channel yawe burundu ikagenda, kugira ngo niba uri umu content creator mushya cyangwa waba urangije secondaire cyangwa kaminuza wifuza gukora kuri YouTube channel, wumva ko wenda uzaza ugakora bimwe mu bintu wize cyangwa content zirahari nyinshi cyane ushobora kuganiraho abanyarwanda ukinjiza amafaranga, ariko biragoye yuko umuntu uje kuri YouTube channel wazayikora utazi bimwe mu bintu cyangwa utazi amwe mu mabwiriza YouTube igenderaho, kugira ngo itazagukubita copyright strike warning cyangwa igasiba channel yawe bwite nk'uko Rocky byamugendekeye. Munyemerere rero tuze guhera ku kintu cya mbere. Kimwe mu bintu rero bishobora gutuma channel yawe bayisiba burundu cyane ko ari nacyo Rocky yazize, nk'iyo channel yawe ivuga ku bintu by'urupfu, urugomo rugaragara mu buryo bwimbitse, video igaragaza abantu benshi bishwe cyangwa bagizweho ingaruka mbi, hakabone nk'aho byaba ari igihombo cyangwa uburakari. Ibyo bintu ntabwo byemewe kuri YouTube. Ikindi kintu kitemewe, murabizi ko ibikorwa byo kurwana cyangwa intambara n'ama video amwe ubona wagira ngo abantu bari kwigaragambya, murabizi ko ibyo bintu YouTube itabyemera cyane. Ngira ngo kuri thumbnail mwabibonye ko nashyizeho na Scovia, sinzi niba na Scovia channel yiwe batazayisiba, ariko uko byagenda kose nakomeza gushyiraho ibintu by'intambara channel ye bashobora kuyisiba. Ati gute? Ushobora kwibaza impamvu ndi kuvuga ibi bintu, cyangwa uri kuvuga ati ese ko ari umu content creator akaba nahuriye nawe na Scovia Mutesi kuko aramuruta haba mu buryo bwo guhembwa, mu subscribe, mu views aramuruta, kubera iki ari kuvuga ko channel ya Scovia no bashobora kuzayisiba? Murabizi YouTube igendera ku bintu binyuze mu mucyo cyane, kuko iyo ufashe nk'ikintu giteye ubwo ukawagishyira kuri YouTube, murabizi Scovia ajya mu ntambara akajya live, kandi murabizi YouTube n'abana barayikoresha, ariko uko byagenda kose channel ya Mutesi Scovia nayo uko byagenda kose nta kuntu itazajya mu marembera. YouTube channel ikintu yemera ni ukuza kuba wabonye nk'amakuru yo kuri tele, ukaza niba uri live cyangwa uri nko kuganira n'abanyarwanda ukababwira ibyo wabonye, ariko ukirinda gucishamo amwe mu mavideo y'ibintu wagiye ubonera kuri tele. Ikindi kintu rero YouTube channel yanga ni amavideo ari sexy cyangwa amafoto ari sexy, amafoto agaragaza nk'igitsina cy'umuntu, amafoto. Ibyo bintu murabizi ko YouTube channel ibyanga. Niba uri umu content creator ukaba wifuza gukora kuri YouTube ukazayiboneramo amafaranga, ari content nyinshi zakwinjiriza, ariko iyo ukoreye muri ubwo buryo YouTube ihanagura channel yawe. Ikindi kintu rero gishobora gutuma channel yawe bayisiba, murabizi ko iyo ukoresheje video cyangwa amashusho y'iterabwoba cyangwa urugomo rushobora gufatwa nk'ubugizi bwa nabi, kandi YouTube ishobora kuyahagarika cyangwa ikayangiriza monetize. Iyo tuvuze monetize ku ba content creator ni ubu buryo bwo guhembwamo. YouTube channel ari ukuntu ujya ukora nka video cyangwa wamara nko kwa uploading ukabona bagwaye akantu kitwa ad sustainability, bishatse kuvuga ko amafaranga iyo video izinjiza cyangwa amwe mu mafaranga izinjiza iyagabanyije, bahita bagwa akamenyetso k'umuhondo k'idolari. Ahangaha ku ba content creator murabizi cyane, ariko nko ku bantu batazi ibintu bya YouTube reka mbibasobanurireho ukuntu ibintu biba bimeze. Iyo bavuze ngo ad sustainability cyangwa bagahagarika amadolari yawe, idolari risanzwe riza mu kimenyetso cy'icyatsi kugira ngo video bakwereke ko nta kibazo ifite, igomba kwinjiza amafaranga yose, abantu bazakureba bose ayo mafaranga bazayaguha, ariko bigenze gutya amafaranga aza ari make cyane. Ibindi bintu rero bishobora gutuma channel yawe bayisiba cyangwa yangirika bakayihanagura burundu ni bimwe mu bintu byo gukoresha amajwi y'abandi bantu. Murabizi ko Rocky nawe yagiye agakunda kubikora, akaba yafata nka documentaire cyangwa kimwe mu kiganiro cyakorewe ku yindi televiziyo cyangwa ku yindi channel, agafata amajwi yayo akayakuramo. Murabizi ko bibujijwe cyane, kabone niyo yaba ari video ukayidownloadinga ari audio ugakoresha ya majwi. Murabizi YouTube channel kimwe mu bintu yemera ni ugucreatinga new things cyangwa innovation. Niba udownloadinze ikintu cy'undi muntu, creatinga cyangwa ugerageze, nuburamuka ufashe nka video ye ugerageze ugira ibintu uhinduramo, noneho uhita ufata nk'iyo video
uyikatinge basi nize kurenza amasegonda 30, kuko iyo urengeje amasegonda 30 ziriya robot za YouTube zamaze kumenya ahantu video wayikuye. Ngaye nguko rero ayo namwe mu makosa Rocky Kimomo yazize. Ntabwo biba byoroshye niba uri umu content creator cyangwa utari umu content creator wifuza kuzafunguza YouTube channel, ni ngombwa ko ugomba kujya kuri YouTube uzi community guideline cyangwa amwe mu mategeko ya YouTube channel kugira ngo batazahita baguhana. Rocky Kimomo yemerewe gufunguza indi channel ariko agakoresha indi mail nanakoresha riraze nakoreshaga kugira ngo bitazamugiraho ingaruka, kuko murabizi ko batagwa icyo bise monetize. Murabizi cyane aba content creator dusanzwe tuganira, murabizi cyane, ntabwo twirirwa tubitindaho. Reka tuvuge ngo Rocky Kimomo nafunguza indi channel wenda tuzamusapotinga, nubundi byavuye mu bantu n'abanyarwanda barahari ngo bongere bamufashe, na wamuseka kuko ibi ni ibintu buri wese byamubaho. Reka rero nsoreza ahangaha mbifuriza gukomeza kurindwa n'Imana, Imana ikomeze kubambera hafi kandi ikomeze kubandindira. Mbifurije umwaka mwiza n'umwaka mushya muhire uzababera w'amata n'ubuki. Ciao ciao.